by'ukuri ke nongereye uyu muvandimwe nicyo namubwiraga mwabase gusabasha tuze gusengera indwara abari impamvu yabyo ikindi numvise mu mutima ni ikintu kivuga ngo tugomba kuzajya dutarama igitaramo gisenyera ubwami bw'umwijima yego tugomba kuzajya dutarama igitaramo gisenyera ubwami bwa Satani sinzi ko mwamucyumva nukuri nacyumvise cyane tugomba kuzajya dutarama igitaramo twataramye kigahungabanya ubwami bw'umwijima n'imbaraga z'umwanzi Satani agiye kubaho igicaniro reka cyo tuzakibwira abagishinzwe kugira ngo kizakomeze gufata piri imigambi yose y'umwanzi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Niko twumvishije, niko umutima watubwiye, niko umutima watuganirije. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya utari muremure cyane, kugira ngo twumve icyo Imana yagambiriye kuguha umugoroba. Tudatinze tukadusoma ijambo ry'Imana. Tuvuze gusoma Kinyarwanda neza aze kudufasha, witeguye baza gusoma muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10 n'uwa 11 gusa. Basoma ahantu hangare turabikora twihuse tugerayo hose. Yesaya 41 umurongo wa 10 biravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzaje gukomeza ni koko nzaje gutabara kandi nzaje kurabiza nk'uko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanje. 11 dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutunganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Amen. Muri Yesaya nanone 54 umurongo wa 17 turasoma ahantu hane, mwihangane tutinda. 54 umurongo wa 17 haravuze ngo ariko ntabwo abatuye kurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Amen. Abaroma 8:15 turaje gusoza. Abaroma 8 umurongo wa 15. Abaroma 8:15
bivuze ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Amen. Rangiriza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 18. Turaba dusoje no gusoma. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 18. ibice 4 umurongo wa 18. Yego. Aravuze ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashikira urukundo rutunganijwe rwose. Amen. Yesu amugisha. Amen. Yesu abamugisha. Nifuje ko tuganira uyu mutwe uvuga ngo ni gute twabasha kunesha ubwoba, ni gute twabasha kugendera hejuru y'ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Iri jambo rihabwa nasanze ubwoba ari intwaro ikomeye cyane umwanzi Satani akoresha mu gutera abizera cyangwa abana b'Imana. Amen. Amen. Ni imwe mu ntwaro zikomeye Satani akoresha itagaragarira amaso y'umubiri kugira ngo abashe kurwanya abizera cyangwa abera. Nifuje ko tuvuga uburyo bugera kuri 7 bubasha kunesha ubwoba mu mutima w'umuntu. Nitumara kuvuga ubwo buryo 7 turaba dusoje. Yesu ashimwe cyane. Nari babwiye ko ubwoba ari intwaro umwanzi Satani akoresha mu kurwanya abizera cyangwa abana b'Imana, kugira ngo umuntu acike intege, kugira ngo umuntu abe paralize. Se paralize mu Kinyarwanda ni iki? Ubwoba ujya butuma umuntu acika intege kugeza naho aba paralize, ingingo zose zikaba zitakirimo zikora neza kubera ubwoba. Amen. Amen. Ubwoba ni iki? Ubwoba nasanze ari amajwi ya Satani yongorera mu bitekerezo by'umuntu, cyangwa se mu mutima w'umuntu, cyangwa se mu migambi y'umuntu, akubwira ko ibyo uteganya gukora n'ibyo wibwira kugeraho bitazashoboka. Amen. 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 Ubwoba ni konjigezo, ni amaverbe ya Satani akoresha mu gutera abana b'Imana kugira ngo bace intege. Ashimwe Yesu. Ashimwe Yesu. Ubwoba atagira ngo mbabwire ko nta muntu wabyawe n'umugore utagira ubwoba uwo ari we wese. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ubwoba bwatangiriye umunsi Satani yosha Eva na Adamu. Yesu yarabasuraga mu mafu ya ni munsi, aje kubasura, aje kubabaza amakuru, aje kubirizaho, aje kureba uko baramutse uko biri. Ariko umunsi bavuye mu nzira y'Imana niwo munsi ubwoba bwinjira. Bibiliya itubwira ko bumvise imirindi y'Imana
bagira ubwoba, bamenya ko bambaye ubusa baraho. Amen. Amen. Uwo munsi icyo cyamunsi niwo munsi ubwoba bwinjira mu mitima y'abantu. Ubwoba buterwa n'uko umuntu yavuye mu nzira. Muzamure natyo atukuke. Iyo umuntu yataye inzira akava mu nzira, nicyo gihe atangira kugendana ubwoba bwo mu mutima. Iyo uvuye ahantu ugana ahandi mu kandi karere ukoresha inzira y'amaguru, iyo ukiri mu nzira ikwiriye tiwoga ubwoba. Ariko iyo utaye inzira umutima haza amazi agakanda ubwoba. Niba uvuye mugatanga uwaje kukabara, iyo uri umuntu uzi inzira uzi ugenda ntabwo ufite. Ariko iyo uhushije inzira ukamanuka iyo mugatesha ugata inzira, nicyo kujya mu mutima hazamo ubwoba. Ashimwe Yesu, ashimwe Yesu, ahimbazwe Yesu, ahimbazwe Yesu. Iyo umuntu avuye mu mugambi w'Imana, iyo umuntu avuye mu bushake bw'Imana, nicyo gihe umutima we utahamo ubwoba. Iyo umuntu yavuye mu nzira y'Imana, iyo umuntu yavuye mu mugambi w'Imana, iyo umuntu yavuye mu bushake bw'Imana, iyo umuntu yatakaje icyerekezo cyo kumvira Imana, agendera mu buzima bw'ubwoba. Kibabi kirahanuka bashima ngo ni jewe bavuze. Turasha kubivuga kubera umwana byirukana ubwoba mu mutima w'umuntu bikagendera hejuru y'ubwoba. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Narimo mbabwira ngo ubwoba buzana nuko umuntu yavuye mu nzira y'Imana, iyo umuntu yataye icyerekezo, iyo umuntu yavuye mu mugambi w'Imana, iyo umuntu yaretse kumvira. None se kubera iki Imana ntiyazaga buri munsi kubasura, ikabirizaho, ikababaza uko baramutse, bakaganira, Imana ikabasezera, igasubirayo. Ariko umunsi Satani abariganya, umunsi abashuka, umunsi bemerera Satani, niwo munsi ubwoba bwataje. Kera iri iwacu ngira ngo abavuye ari bakuru, iyo wavuye ahantu mubona ugiye mu wundi hafi cyane, ariko kubera ko habaga umwijima we n'ibyo wigikorwaho, wakaza ugenda. Ndababwiye imbere y'Imana mpagaze ku gatuza, hari igihe wakazubona ikirimbo ukamubona n'umuntu arambaye, afite ikoti, yambaye ibintu byose kubera ubwoba n'amajwi ya Satani y'ikinyoma. Uyu mugoroba Imana igenderera ubugingo bwawe, ikumare ubwoba. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Icyo Satani abagamije niki? Mbere yuko twinjira hariya twasomye, icyo Satani abagamije ubwoba. Reka babwire ibintu bigera kuri 4 cyangwa 5 bijya bituma umuntu ajya akora iyo umutima wiwe watashemo ubwoba. Urabona dati? Iyo utagenda n'ubwoba mu mutima atabasha kwicira inzira, iyo utagenda n'ubwoba atabasha kuva mu mugambi w'Imana.
bafite n'imirimo uretse bariya biba badafite abajura benshi bafite n'ibyo bakora burya bazabiba bagize ubwoba bw'ejo ubwoba butuma umukristo aba mu buzima bwo kwiranyira kuba muri nijoro ubwoba buza butuma umuntu yicira inzira ubwoba buza buvana umuntu mu isezerano ry'Imana azi neza yumvise ijwi ry'Imana akaba yaravuganye n'Imana ariko ubwoba bukakuvana mu isezerano ry'Imana Mwenda tishobe uyu mugoroba wabaye amatariki y'uku kwezi Yesu ataye mu mutima wawe kugira ngo amare ubwoba mu mutima ureke babwira ko umuntu w'umunyabwoba ni ikibanza cyiza cyane n'ubutaka bwiza Satani akorera mu gice cyose Amen. Umuntu w'umunyabwoba aba ameze nk'ikibanza n'ubutaka bwiza Satani akoresha icyo ashaka cyose ubwoba butuma umuntu atakaza icyerekezo ubwoba butuma umuntu yiba twabivuze ubwoba butuma umuntu agambirira gukora ibibi ubwoba buza butuma umuntu yibura Imana mu mutima akizera ibindi bitari Imana ubwoba umuntu butuma umuntu yizera izindi mbaraga aho kwizera imbaraga z'Imana kubera ubwoba umuntu akamasiga inkweto akagenda Kigali kuri se hano nari abantu basenze n'umushumba n'ukuri ndamuzi bagaze imbere y'Imana ijwi riraza riravuga ngo impamvu uriya muntu yari mwiza yari umushumba mwiza cyane ariko kubera ubwoba bariko batubwira na mukuru wiwe ucuruza inka iyo uriya bazabasha ngo nihe hirya y'ukanga hari bimwe kubera ibyuma ijwi riravuga ngo impamvu yatumye uwo mushumba cyangwa umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana bava mu nzira itunganye yagize ubwoba bw'ejo ko yabavuga bati kandi intebe bicayeho kikishwe na Mathieu iruhande akaba mitera ko ndabona aba bantu intebe zizayibaraho kabiri y'ubushumba yigira inama arabanga icyo tuma iyi ntebe y'ubushumba yigumaho uko nisugize n'imbaraga Yesu tubabarire cyane ijyo babwira imbere y'Imana uwo muntu aragenda aza gushaka izindi mbaraga zitari iz'Imana kubera ubwoba umutima Yesu abamara ubwo w'imugoroba ushira amanga cyane kuko turakomeye ntidutinya dufite Imana Yesu ashimwe cyane nari nababwiye ko mbabwira ibintu birindwi bijya byirukana ubwoba mu mutima w'umuntu ikintu cya mbere bene data ni ukwizera Imana iyo umuntu yizeye Imana ukizera imbaraga z'Imana ukizera ubushobozi bw'Imana ukizera kuko Imana ibana nawe byirukana ubwoba mu mutima Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe cyane iyo wizera Imana ukizera imbaraga z'Imana ishobora byose ukizera kuko Imana ibana nawe ku manywa na nijoro bikumara ubwoba n'ubwo wanyura mu
zishyira mu buzima bwawe bameze mbabwira urugero iyo umuntu kandi yatuba iwacu nk'umwana w'umukuru w'igihugu umwana w'umukuru w'igihugu abe n'ubwo urasira muri metero agira ngo bikubwire ubwoba bishoboka abareba ibifaru bareba imbaraga zibakikije bigatuma abasha gushinga Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe cyane twavuze ngo icyambere kimara umukristo ubwo ni ukwizera Imana kandi kwizera Imana ni ukwizera imbaraga zayo ni ukumenya ko kuri kumwe n'umugabo ukomeye wanesheje nakuze ni ukumenya ko wizera Imana itegeka byose ni ukumenya ko wizera Imana ibasha gucecekesha ibyo unyuramo byose Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane muri Zaburi ya 23 Dawidi wari warasobanukiwe imbaraga z'Imana zibana nawe yaravuze ngo Uwiteka niwe mugeni wanjye sinzakena anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza itege mu bugingo bwaje aravuga ngo naho nanjye muri kombe cy'igicucu cy'urupfu Yesu yabavuga sinzatinya ikibi cyose kubera ihema kuko ni kumwe n'umugabo ukomeye muzabure data cyubahiro haleluya yabavuga ishima iwe nikoreye n'ibyo bijyanye n'umuriza kumama n'ijuru yarasobanukiwe imbaraga z'Imana atuvuke Yesu unezererwe Imana nshuti zanjye hakika iyo muntu yagize ubwoba azayaba yiciye inzira y'isambu agatakaza icyerekezo cy'Imana hari abantu benshi birwaniye iyo umuntu yagize ubwoba bwinshi mu mutima azayirwanirira mureke mbabwire ikintu gituma ubwo buryo twizeye Imana ni ukubwira Imana ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ni kumwe Yesu ahimbazwe cyane Yesu ahimbazwe cyane icyo ni ikintu gituma ubwo bene data iyo twizera imbaraga z'Imana tukizera gukomera kw'Imana tugafata imbaraga z'Imana tukazizana mu buzima bwacu bwa minsi yose tukareba Imana tukareba gukomera kw'Imana imbere y'ibibazo byacu bijya bituma twizera Imana wenda tucyubahiro haleluya n'abandi mushize bakaza imbere y'Imana n'abagera batwibuka muri iki gihugu kino nari mfite inzu abo tubana barabizi n'abama gusubiza mu mujyi wa Kigali ngo tutaramenya umugabo umwe yamubwira ngo iyi nzu si yawe dore inzu yawe ukuza ndazabaga inzu si y'undi kandi yarayubatse pasaraye mwihangane na pasiteri nawe namubwiye ngo ashakisha undi muntu ugomba gukorora imbere yawe noneho mureke mbabwira ayo makuru uzamure nanjye icyubahiro mbabwira amakuru kandi umwuka yarambwiye ngo sinkongere tukongere ariko jeje uzabikora sinzongera guhatira umuntu ngoda ndi imbere y'Imana guhatira umuntu gutera haleluya guhatira gutambuka biriza kuvuga ngo icyo gukora cyose tukikore mu kwita mugikuye ku mutima akabakorera soje ejo bundi Imana yarambwiye ngo abantu benshi bamaze guhabwa ibihembo by'imirimo bakoreye hano kubera ko bayikoze bashaka ko kumukorera zakiganira n'ingaruka ukuntu abantu benshi bahembwe biragatsindwa guhemberwa inama birimo twakoreye Imana tuzayihemberwa mu ijuru hano tuzakura umugisha
w'imirimo twakoreye Imana, ariko numvise umutima umbwira ngo abantu benshi barahembwe. Mushumba avuye muri ko inaha abantu benshi barahembwe. Ikigali ni benshi, Kigali ni benshi kubera igihe mpamvu ngo bafashe ihembe, bagenda barangurura mu murwa, bagenda barangurura. Niko data yambwiye, narambwiye mu kuboko kw'iburyo ni gukora, kw'ibumoso ukamenya amakuru, ariko ni kuguja kukoti. Narabibonye ejobundi, kamamaza nkazana kamera, mushumba kamera yo gutanga ikoti kwa serugo. Bari mwumva bene ayo mahano. Nabonye umugabo umwe yagiye gusura umupasitori umwe wo muri ADPR kuri kamera, none nkambaye barabanza aja gushakisha za kameramene kugira ngo abone gutanga. Yari yazanye amatoilette n'isima, amatoilette yari ayo mu nzu n'amasima. Numva ijwi ryarambwiye birambwira ngo abantu benshi barahembwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Umushumba rero ukuri nahereje bamubwira ngo nayo kamugeze kumubwira ngo imbere ati isanzwe ikripe yaze gukira nazanye imiti ariko tace yamari barimo tuvuga, narimo babwira abo bantu ndasubira mu ijambo sinaritaye, kuko abantu basigaye bakorera Imana kugira ngo bashimwe n'abantu, kugira ngo ibyo bakoze bimenywe n'abantu. Ariko mureke uyu mwaka dukorera Imana mu bwiru, hakika nayo ni mesaje y'uyu munsi. Mwenda n'ibyubahiro, Yesu ashimwe cyane. Ejo bundi mukiriyo cy'umugabo witwa Yonasi w'Abasegenge, natangarije ijambo umwana w'umuko yavuze. Yaravuze ngo data bukwe akazampamagara ari muri Amerika, ngo akambwira ngo ugende kuri konte ukure uyimubare w'amafaranga, ngo nurangiza ugende yahe abatishoboye n'abakene, ngo kandi ndakwingize mwana waje ntugire umuntu wibwira. Yonasi w'Abasegenge uguye muri Amerika, wenda bagwe baramusimbukiriza. Yari yarasobanukiwe gukorera Imana mu ibanga. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Reka tugaruke mu ijambo ryacu, kandi ko turagenda twihuta, turaza gusiga umwanya wo gusengera abarwayi, turawusiga kuri uhumure muyobozi, turaza kuwusiga. Uyu mwanditsi w'iyi Zaburi ni ukuri ndayikunda, yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, aravuga ngo sinzakena, aravuga ngo ajyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, aravuga ngo ajyana iruhande rw'amazi adasuma, aravuga ngo asubize iteke ubugingo bwanjye. Iyo twisunze Yesu, iyo twamwizeye, bituma n'ubwoba mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nababwiye ngo kwizera Imana ni ukumenya identite yacu muri Kristo, ni ukumenya abo turi bo mu Mana. Yesu ashimwe. Ni ukumenya intsinzi yacu. Yego, iyo twizeye Imana tuba twatahuye intsinzi yacu muri Kristo Yesu. Yesu abamugisha. Yesu abamugisha mwinshi. Twasoma ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya bizagira icyo bigutwara, kandi ngo ururimi rwose rwaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda. Mwene data,
niwiringira Imana ukizera Imana nta ntwaro n'imwe yacuriwe mu kurwanya izagira icyo idutwara kubera ko uzaba wizeye ukomeye. Yesu abamugisha mwinshi, Yesu abamugisha mwinshi. Twasomye iri jambo ryatubwiye ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya gukomeza, nzajya gukomeza, ni koko nzajya gukomeza kandi nzajya kuramira, nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Mwene data, ushobora kugira mu bintu byinshi bimwe bigutera ubwoba, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iyo twizeye Imana, iyo twizeye Imana, iyo twizeye Imana bituma ubwoba mu mutima. Mwene data icyubahiro, haleluya. Kandi iyo twizeye Imana tuba twakuye amakuru, tuba twakuye gusa gukomeza kuvuga Imana bikomeye, ahubwo tuba twavomye imbaraga z'Imana tukazishyira mu bugingo bwacu. Nicyo gihe tugenda tuvuga ngo intwaro yose yacuriwe ku ndwanya, kandi ukabivuga ku giti cyawe ntacyo izarwara kuko ndi kumwe n'Imana ikomeye. Yesu abamugisha mwinshi. Ikindi cya kabiri twihuse kimara ubwoba ni umwuka w'Imana twahawe. Twasomye ijambo ryatubwiye ngo kuko mutahawe umwuka ubata ubasubiza mu bwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga. Tubihisha ngo abadata mureke mbabwire kino kintu cy'umwuka w'Imana. Imana yabwiye, Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo bene data ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kandi nimara kugenda nzabohereza umufasha azabana namwe ibihe byose, kandi nicyo gihe muzaba abagabo bukumamya. Nicyo gihe ariko tukiri kumwe muracyari abanyabwoba, tukibasha kugendana muracyafite ubwoba kuko umunsi umwe mu nyanja n'abigishwa arasinzira. Yesu babonekeye abahumura bamwishe, abigishwa baramubwiye ngo mwami mwigisha kanguka turapfuye. Tuzi ko bari kumwe na Yesu, ariko arababwira icyo nkunda kuvuga aho ngaho, arababwira ngo kizagira icyo kibamarira nuko ngenda kwa data, niba nzabasha kubohereza umwuka. Icya kabiri bene data nababwiye kimara umuntu ubwoba ni umwuka wera w'Imana. Iyo ufite umwuka wera w'Imana n'ubugingo bwawe, shira amanga nk'ay'intare, muzabure data icyubahiro. Haleluya! Ijambo ryatubwiye ngo ntitwahawe umwuka w'ububata, umwuka w'ubwoba. Iyo umuntu afite ubwoba aba akiri mu mwuka w'ububata, ariko umwuka twahawe ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka utumara ubwoba. Atukuke Yesu ari hano, atukuke Yesu ari hano. Mwuka wera w'Imana nataye mu mutima wawe bugoroba kugira ngo abashe kumara ubwoba bwose. Niba hari ahantu hari ubwoba ni ubuzima bw'iki gihugu, ariko bene data Imana isi niko yanditse, aravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, umwuka w'ububata, ariko twahawe umwuka w'imbaraga utunisha ngo abadata. Kabiri twihuse kijya gituma ubwoba ni umwuka w'Imana muri twe. Soma rino jambo, umwuka yararihishuriye, arabwira ngo umwuka w'Imana ni iki? Iyo tugenda na Yesu mu bugingo bwacu, atukuke Yesu, atukuke Yesu. Iyo tugenda na Yesu, iyo tugenda na Yesu mu bugingo bwacu, aducisha ahari ubwoba, atutagusa aho tutari kwitambutsa, atumara ubwoba, aradutinyura. Yesu niwe mwuka wera wacu. Iyo tumufite, iyo tumutuze, iyo akiri muzima mu bugingo bwacu, mwenda aticyubahiro. Haleluya! Iyo Yesu ategetse ubugingo bwawe
neza uko kwanje Mana yabwiye Kuro aramubwira ngo Kuro witinya ndi kumwe nawe nzavuga ntagura ibizo by'ibyuma ahatari inzira nzashinzira ahataringaniye Kuro we zaharinganiza mwenda atyo haleluya yashakawe muzima twari tuvuye muri vere restoration sinarisoje natashe mu kirere geza ahantu mfubitse Nyamirambo ndapfukamaho gatoya ntabwo nshaka kubabwira ko ndapfukamye ariko ndashaka kubabwira icyo numvise umutima mbwira uri numva ijwi rimeze nk'irimbwira ryo mu mutima yazisobanutse numva ijwi rirambwiye ngo shima Imana ko Yesu nabibwiye ari namusuye ejo bundi numva ijwi rirambwiye ngo shima Imana cyane ko Yesu akiri muzima mu bugingo bwawe gutunga Yesu wenda n'umutungo n'umukara gutunga Yesu ajya tumara ubwoba bw'imiraba iyi si irimo byinshi biteye ubwoba ariko mukomeza gutunga Imana kumva Imana guhumeka muri bo kumva Imana nizima kumva nta kintu kiri Imana mu bugingo bwawe kumva Imana ntacyo upfa nayo ni ukuri wisuzuma ukumva ubaye neza ukumva ubanye neza n'Imana ugishira ahimbazwe Yesu ahimbazwe Yesu umucyo turatara giye gusoza haleluya niba Yesu ni muzima mu bugingo bwawe ukumva Yesu mubanye neza ukumva Yesu ni muzima muri wowe ukumva Yesu ntacyo mupfa ugishira ubwoba ariko mama na nijoro yaravuze ngo nzagira amaniziko mumbere dati cyohero mumbere dati cyohero hakika ntabwo Yesu yamenaniwe hakika yawe ndi imbere y'Imana ntiyamenaniwe dore n'isaha itaragera baba niba hari ikanisa rigiye kugenda abantu gutya ikanisa rigiye kwamamaza gutya muri Amerika no muri Australia ibihugu pasiteri aratubwiye ku cyumweru ngo ni ibihugu biroga ariko icyo twishimira nuko tuba tukandagira mu Imana yavuze ko ubuzima n'icyo cyonyine naho Amerika yo ni iwabo aho umwana arira natiyumve aho umwana abwira papa we ngo ni ejo bundi Imana yambishura ikintu gikomeye ikintu cyitwa uburenganzira bwa muntu ikintu cyitwa nzakibwiriza abasore uzareba abasore nzabakorera seminari babwire hejuru ikintu cyitwa uburenganzira ni umwuka wa Satani yawuhishe mu kintu cyitwa uburenganzira bwa muntu kugira ngo babashe gusenya ingo gusenya imiryango gusenya abantu zakibabwira abasore muri ureba zabaganira hejuru uburenganzira bwa muntu kuko ntari igipembe cy'umazi kugira ngo kibashe gusenya Yesu abamugisha mwinshi Yesu abamugisha mwinshi ni igitaramo ntabwo ari amateraniro yacu niba umwanya ko ndawureba papa turaza gusigara mu mwanya wose reka twihute icya gatatu kibasha kwirukana ubwoba cyangwa kugendera hejuru y'ubwoba mu gifaransa niho bavuga neza papa neme baravuga ngo comment nous pouvons surmonter sur
rampe ni gute twagendera hejuru y'ubwoba kugendera hejuru mu kirere kiri hejuru y'ubwoba atubwiriza amen ni gute twanesha ubwoba ni gute twagendera hejuru y'ubwoba ni gute twatsikamira ubwoba ni gute twakwirukana ubwoba mu bugingo bwacu icya gatatu ni ijambo rivuga ngo ni ukumenya neza urukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Ahimbazwe Yesu, ahimbazwe Yesu. Imana igukunda wewe ku giti cyawe. Iyo watahuye urukundo rw'Imana mu buzima bwawe bikumara ubwoba. Imana yacu reka mbabwire ko ari urukundo kandi yadukunze nta kiduca yadukunze kuva kera ifatiro z'isi zitarabaho. Ngiye kubabwira ijambo rikomeye, ngiye kukubwira ko ibyo Imana byose igukorera, ibyo usenga Imana igakora ntabwo biterwa n'uko wakiranutse. Uramenye ntukihebe ukubera urukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Nusenga nushira ibyifuzo imbere y'Imana hari ikibanda ikoze ku buzima bwawe uramenye ntukirate kuko wasenze cyangwa wabanye n'Imana cyane uzatahura urukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Atukubwe Yesu ayinuriye urenda aticyore ikintu cya gatatu ni ukumenya urukundo rw'Imana, urukundo rw'umwihariko. Nasomye ijambo ryambwiye ngo mu rukundo ntihabamo ubwoba, ahubwo mu rukundo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba ruzanwa n'igihano kandi ufite ubwoba wese aragashikira urukundo rw'Imana mu buzima bwe. Nimba ukigendana ubwoba mu buzima bwawe nuko uracyafite gushidikanya ku rukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Iyo wamenye urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, iyo wamenye urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, iyo wamenye ko Imana igukunda ekondisho bivuze gute pasi urukundo rw'Imana ni ekondisho nema iyo dukunze turi babi dukundana amafuti yacu yose iyo mpamvu yemeye gusubiza yasubije ijambo ryarabwiye Imana yacu Yesu ngo ntiyabonye yuko kugundira ubumana yiyamura yari afite akamaro yari Imana yuzuye kuko birava ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe mwedatiyo. Haleluya! Ariko yamera kwisiga ariko ngunda huduma Imana umugisha, huduma Imana umugisha, huduma Imana nibuze n'urugo rwiza. Amen. Haleluya! Yavuze amasikariye, huduma yavuze amasikariye. Imana yamanutse avuga ukuntu Imana yiyamuye ubumana, aba yamuye ubumana. Iyo koti kwa risiga ni huduma numvise bivuga yemera kuba umuntu. Iyo koti naryo araryambara arongera yambara irindi, yemera kuba umugaragu, yemera kuba imbata naryo araryambara ngo yongera kuba umugaragu w'imbata. Nta kindi ni ukuri yarashaka wowe naje twasimiye. Haleluya! Urukundo rw'Imana ku buzima bwacu ni assurance n'ubwishingizi bukomeye. Urukundo rw'Imana ku buzima bwawe n'umwihariko w'Imana kandi assurance. Njyabona hariya habaho zasunarwa hakabaho na za sorasi na za kugira biriya hakurya tuba aricyo bazabita ngo ni assurance ominium. Ni ukuvuga ngo nubwo uri modoka ukayigura ibihumbi reka vuga muri yakajya mwumva ukayigura miliyoni 2 z'amashiringi ya hano,
iyo wafashe iyo wasinasa habe n'ubwo umwana yitembesha n'ubwo umwana wawe yinjiramo akayitembesha ariko wenda we akarokoka uwo munsi uzi utwara ya foto ukababwira ngo ya modoka nashinganishije yaguye none nimumvire urukundo rw'Imana ryasinasa ku buzima bwawe. Yesu abamugisha mwinshi. Yesu abamugisha mwinshi. Yesu abamugisha mwinshi. N'ukuri uyu mwanditsi Yohana rero ashubishije urukundo rw'Imana aravuga ngo mu rukundo ntihaba mu bwoba, aravuga ngo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, rumara ubwoba. Urukundo ni isumako, ni asumako igenda ikagera mu mutima w'umuntu akimuka mw'imyagati ingwara ibicurane kandi umushumba nanakubwiye ko nukuri ntabwo ari ukuri kugeza mu gitondo dusoza amateraniro ya kabiri hano kugira ngo yagavuga ngo turasengera ngaho dusengaga tureke senga ntituzabireke ntabwo ari uburyo bwo kubasetsa ariko ni ukuri burya nicaye hariya numva ufite umunambwiye imbaraga z'umubiri ntabwo zitandira imbaraga z'umwuka kubera ko udasubire kundanga imiti naramuye yarabwiye ngo ukore ibintu zatanga mu izina nahise nituma bamuze kandi nawe nafashije. Yesu abamugisha cyane. Yesu abamugisha mwinshi. Yesu abamugisha mwinshi. Babarire some mu gatondo w'Imana yacu gutanga urukundo rw'Imana mu buzima bwacu, tugatanga ubugingo bwacu, tugatunga urukundo rw'Imana, turagenda rukimura mureke babwire ubwoba bwatumye umunsi bageze mu buhungiro muri Egiputa. Aburahamu yamubwira Sara, aramubwira ngo urabona rero wakoze uri mwiza kandi nagushatse uri mwiza, none rero aba bantu bazakuziza ubwo bimeze gutyo mureke tubeshye tuvuge ko uri musaza uri mushiki wa nanjye kwa musaza bizatuma batangicamo bagucumbe inama yuzura, ariko natangare nasomye ahantu natangare inama yuzura, ariko urukundo rw'Imana ku buzima bwacu rurakomeye. Ndetse ngendereye kuvuga n'ukuri bukeye umwami aramwifuza arakwa atakigwano, umusaza baramukosha kandi ari umugabo we, aramujyana amugejejeyo mw'ijoro mu gihe cyo kuryama. Mwuka w'Imana aramubwira ngo stop, upendo wa Mungu ni safi ndefu. Imana aramubwira ngo hakana uriya n'umugore w'abandi nimukabura
arazinduka kare cyane abwira abantu w'Imana mukozi w'Imana mukubera iki wameshe tumakora ikizira Yesu Imana ni itangaza iyo tuburanira aho tutari ukatuvuganira aho tutari pastor hakika icyo narigendereye no kuvuga ngo byatumye Aburahamu abeshya ababashika inyuma icyari cyabiteye n'ubwoba bwo mu mutima Aburahamu yari yumvise ko bagiye gupfa bazamwica bamuziza Sarayi ariko Yesu kubera kuko yari afite isezerano yari kwemera ko Sarayi aryamana n'undi muntu siyo mpamvu se kubera kuko yari yikoreye amasezerano umpere babicyubahiro Mana yacu n'urukundo bene data kandi yadukunze kuva kera imfatiro z'isi zitarabaho yadukunze turi babi kumenya neza urukundo rw'Imana ku buzima bwacu byimura ubwoba Mana yacu n'urukundo kandi n'umubyeyi wacu dukunda ntacyo tuzaba kubera ko dufite Imana ashimwe Yesu ahimbazwe Yesu ntacyo tuzaba kubera ko tubana n'urukundo rw'Imana Yesu ashimwe cyane icya kane dusigaje bikaba bitatu reka wenda tubisome kubera ko n'igice ndahita mpagarara kugira ngo dufate n'iminota 30 yo gusenga yego icya kane ikintu cyitwa ko kumenya neza ko Imana iri mu ruhande rwawe ukamenya neza ko Imana iri mu ruhande rwawe ukongera ukamenya neza ko uri mu ruhande nawe rw'Imana uzabone data cyane haleluya iyo wamenye neza ko Imana iri mu ruhande rwawe nawe ubwawe ukamenya ko uri mu ruhande rw'Imana itumara ubwoba papa iyo wamenye neza udashidikanya utabivugisha iminwa n'amarangamutima ukamenya ko Imana iri mu ruhande rwawe Imana yabwiye Abisirayeli bageze ku nyanja irababwira ngo se niki gituma udakira Mose we niki kiguteye kudakira Imana iramubwira ko ubwira Abisirayeli bakomeza bagenda ureke basobanurira kino kintu cyo kuba Imana iri mu ruhande rwawe nawe ukaba mu ruhande rw'Imana ubwo Imana yacu yari hejuru n'uyu munsi nikwiriye igihinduka icyo bishatse kuvuga uko Imana yabanye nawe ejo hashize niko izabana nawe uyu munsi imbere data cyawe haleluya yes mwumva y'amagambo abiri gusa muri iki kintu cyo kuba Imana iri mu ruhande rwawe ugomba guhakikisha neza ko Imana iri mu ruhande rwawe kongera ugahakikisha neza ko nawe ubwawe uri mu ruhande rw'Imana iyo umaze kubona ibyo bintu ko ari ukuri ko mu mutima wawe bizabimara kuba mu mutima icyo bivuze niki biravuga ko Imana yari hejuru n'uyu munsi iyo abanye nawe muri bwa buzima izabana nawe mwaka iyo abanye nawe muri 2020 izabana nawe muri 2021 icyo kubimenya n'ubutunzi twasoma ijambo ryatubwiye muri Baroma 8:30 twasomye kuko hari henshi 8:31 uyu mwanditsi yaravuze ngo none tuvuge iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ni uyu mwanditsi yaravuga ngo ubwitimanye Yesu ubwitimanye umwana wayo ikunda ikamutanga ku bwacu uyu mwanditsi yaravuga ngo sizabonete kuduhana nda ibi ni inyongera marayi kuri kw'Imana ibi by'inaha ni inyongera kuja muri Amerika ni inyongera imyenda myinshi kuba mama ni inyongera ibintu byose by'inaha ni inyongera ariko igikomeye n'urukundo rw'Imana mu buzima bwacu igikomeye ni ukumenya neza ko tubanye n'Imana igikomeye ni ukumenya ko
imibanire yawe ari myiza n'Imana. Niko Imana yavuze ngo none tuvuga ko ibene data ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Bene data, iyo Imana iri mu ruhande rwacu, natwe tukaba mu ruhande rwayo. Ico gihe ico soje iki, ico gihe ico bitakuga rwose uhanyuramo ntababaro kwawe, hagisumba kugaho, hagisumvira ku cyo ndati cyo. Ubwo ni ubutumwa bw'umwe muri hano imbere y'Imana. Iyo utahuye neza ko Imana iri mu ruhande rwawe, nawe ukaba mu ruhande rw'Imana, icyo gihe ikiba gisigaye ugomba gutangura ku rugamba rw'ibyo wawe cyane. Urugamba rwawe Yesu ni Imana yaturi mu rugamba igiheshwa irangisha umutima wa Farawo, ariko kugira ngo ngerekane ibikore tugende ku cya gatanu tukimusoza. Icya gatanu kiravuga ngo ni ukubara neza imigisha y'Imana no kwibuka ibyo Imana yakoze ejo hashize. Ariko mumpere data icyubahiro, hakikaya muhe data icyubahiro. Iyo wamaze gusobanukirwa neza imigisha y'Imana ku buzima bwawe, ugasobanukirwa neza ko ejo hashize atari wowe wahinyushije, atari imbaraga zawe zakwambukije uyu mwaka utahuze. Iyo ubasha kubara imigisha y'Imana, bikubara ubwoba yo gutinyuka ukavuga ngo Imana yabanye naje muri 2022, izabana naje muri 2022. Iyakoze bya bindi kera rimbaye ikakiza, n'ubu nubwo nongeye kurwara izakiza. Iyanyubakiye uko cyane izongera kubaka. Iyabanye n'abana baje mukene we data icyubahiro. Haleluya! Iyo tubara imirimo y'Imana, iyo tubara imigisha y'Imana, iyo twibuka imirimo y'Imana yakoze ejo hashize hacu, bituma ubwoba bwose no gutinya kose atukuke Yesu. Ubyatumye Dawidi anesha Goliyati ntabwo ari experience, ahubwo ni ukwibuka ibyo Imana yakoze mu buzima bwe. Navuze ngo igire n'amagana y'intama zaraga idubundi intare zarazaga zigacugira umwana narabukaga kakumata kayitabura kayambura umwana w'intama mu mihenga. Yaba avuga ngo Imana yabanye nawe muri cyane mu mushumi. Yes. Yesu yabwiye umunsi Yesu bamwita akoreshwa na Beelzebuli. Reka tumane tugisoza. Umunsi Yesu akora imirimo ikomeye. Abafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo baravuga ngo uyu muntu ntabwo ari imbaraga z'Imana zimukoresha. Ariko izo mbabwire hejuru yo gutura Imana. Yamavuga ngo icyaha cyose munsi y'ijuru kizabarirwa, ariko aravuga ngo icyaha cyo gutuka umwuka wera, muze umwuka wera mu gushidikanya Imana, mu gushidikanya imirimo y'Imana. Yesu arabakubwira ngo mwashidikanya Imana mwishe, mugashidikanya imirimo y'Imana ikoresha. Mweta tishobora. Haleluya! Yes.
ngiye kukubwira ko kubera ko iyo wabashije gutahura imirimo y'Imana ugatahura ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe biguhesha kunesha no gutsindwa. Kandi Imana yacu ntabwo ishobora kugutera, hakika ishobora kugutera, izagutera. Niwibuka imirimo y'Imana mu buzima bwawe, niwibuka nubara si Kinyarwanda, nubara imigisha y'Imana yagugeneye bizakubera ubwoba. Reka tuje bicara gatanu ko turasoza, sigaye iminota 5. Iminota dufite 5. Reka tuvuge icyo dusoza. Ikindi kijya kimara ubwoba mu buzima bw'umuntu ni ugutunga amahoro. Twasomye biri muri Yohana, twasomye hari 14 ngira mu murongo wa 27. Yesu mu bintu bikomeye umunsi yasezeye abigishwa be, Yesu ashimwe cyane. Yarababwiye ngo bene data twakoranye umurimo w'Imana igihe twaragendanye, twabanye muri byinshi, twararanye umuhengeri, twabonye Imana ikora imirimo myinshi mu buzima bwacu. None jewe igihe cyo kubasigira icyo basigiye amahoro ya data. Aravuga ngo kandi amahoro, aravuga ngo jewe sinzatanga nk'uko abantu batanga. Aravuga ngo amahoro ya Yesu abane nawe. Bene batanga ikintu cya gatandatu kijya kimara ubwoba mu buzima bw'umuntu ni ukubana n'amahoro. Hari indirimbo yo gushimisha cyagihe murarigwa Bibiliya no muri Bibiliya biranditse, Bibiliya ivuga ngo bari mukuke ngo bari bafite abandi bamwe turapfuye, amazi araturengeye, abari mukuke bari bafite amahoro ya Yesu. Yesu ni amahoro yacu bene data, niwe kuke yacu muri twe kandi yadusigiye amahoro. Aravuga amahoro ya Yesu, aravuga amahoro y'Imana abane na bene data. Uyu mugoroba Imana yashimye ko tuvuga gutya. Imana niko Yesu yabasezera kugira ngo basigiye amahoro yanjye ndayabahaye, simba kuko abisi batanga imitima yabo kandi niba hari ikintu kiza gituma umutima w'umuntu uhagarara kigatuma n'umutima w'umuntu utinya, n'ubwoba bw'umutima. Ariko Yesu yarababwiye ngo imitima yanyu ntihagarare, kandi imitima yanyu ntikongere gutinya kuko bahaye amahoro. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugoroba amahoro ya Yesu ari muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Umunsi muribuka iby'umuntu, muribuka Petero, muribuka ko bari ababyeyi b'abadamu, baramubwira bati kandi n'ingendo yawe n'ukuntu wayivuga n'ukuntu wayigenda uragaragara ko bigishwa na Yesu, wabanye na Yesu. Yabavuga kubera ubwoba bati ndabarahiye uwo mugabo n'abamuzi, ariko ubwoba buratsinda. Reka dushambure umwuka w'ubwoba muri mwe. Haleluya! Yes! Umuntu ntabwo wagiye muri Amerika ejo bundi. Komeze ndabakunda cyane kandi turabona ntabwo cyane, ariko nkunda inyigisho ze. Iyo yigisha aza ikintu ayavuga azavuga muri cyo dushambure iki kintu ntabwo kubakora mu makoti no kubakora mu bideni,
ariko mureka dushaka muri umwuka w'ubwoba. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Yesu iyo dufite amahoro mu mutima, icyo dusoreje cya nyuma ni cya karindwi turasoje bene data, ni ijambo rivuga ngo kumenya ubutwari n'ubushobozi dufite muri Kristo Yesu. Yego, iyo twamenye ubutwari, tukamenya ubushobozi, tukamenya imbaraga dukura muri Kristo Yesu, biduhagarika mu isi igendera hejuru y'ubwoba. Yesu abamugisha cyane, Yesu abamugisha. Yesu asezera abigishwa mu bintu yabasigiye ubutwari. Yabasigiye ubutwari. Yababwiye ibintu bine n'ibyo agiye gusorezamo kugira ngo dusenge Imana. Yarababwiye ngo muzakandagira inzoka, muzasikora nk'ibiti, iyo hanze muzakandagira Satani, muzamurega tishyuye. Haleluya! Haleluya! Muzakandagira inzoka na sikorupiyo, muzakandagira inzoka, muzakandagira Satani ku mutwe, imirimo ye yose y'umwijima. Arababwira ngo mutware ndamubahawe, abaho umutware bwa kabiri, arababwira ngo muzarambika ibiganza ku barwayi. Ibyo tugiye kuganza muzarambika ibiganza ku barwayi, muzakira. Iki gitaramo ni ukuri, iki gitaramo sinzi numvise umutima umbwira ngo tuze gufata akanya gatoya dusengera abarwayi. Iryo ni isezerano mu butwari. Ariko babiri hejuru y'ubutwari n'ubushobozi. Iyo umuntu aguhaye ubutwari, ejo bundi baguhaye ushumbaga, iyo baguhaye ibiro, ikintu cya mbere baguha imfunguzo za biro, icya kabiri bakaguha amashini, icya gatatu baguha ibikoresho uzakoresha, icya kane baguha ubutware bw'abari munsi yawe. Yesu yaduhaye ubutware bene data. Twabonye pasiteri ibyo yakoze ku cyumweru, kuri yarashiriza umushumba ubushobozi bwa paruwasi, imbaraga za paruwasi, imikorere ya paruwasi. Ikindi yavuze dusoza, yarababwiye ngo muzirukana imbaraga z'umwijima. Ariko zatangarira Yesu yaratandukanye natwe b'igihe. Yaravuze ngo umunsi birukanye abadayimoni baza banezerewe, yababwira ngo mureke kwishima cyane, kubera ko abadayimoni babumviye ngo ahubwo mwishime kuko amazina yanyu yanditswe muri data icyubahiro, muri data icyubahiro, muri data icyubahiro. Hakika reka twishime Imana ku mazina yacu. Tigishobora gusigana ntawe gusiba, ntawe ufite ubushobozi keretse bizagutubwira, ariko ntawe ufite ubushobozi no gusiba. Data abahe umugisha mwinshi. Bene data, bababwiye ngo ngoma itwara Satani ikoresha kugira ngo arwanye abera. Twababwiye ngo ubwoba butuma umuntu ava mu cyerekezo. Twababwiye ngo ubwoba buzanwa n'uko umuntu yavuye mu nzira. Twababwiye ngo ubwoba buzanwa n'uko umuntu yavuye mu mugambi w'Imana. Twababwiye ngo ubwoba iyo wataye inzira icyo urugendo rw'ubuzima. Ubwoba twababwiye ubwoba butuma umuntu abasha ndetse no kwiba. Ubwoba butuma umuntu abisha. Ubwoba butuma umuntu yimura Imana akiringira izindi mbaraga zitari iz'Imana. Twababwiye ngo ubwoba butuma umuntu aba mu buzima bwo gushidikanya. Twababwiye ngo umuntu ufite ubwoba aba mu buzima bwo kwiganira akabona ijuru. Ariko uyu mugoroba turasenze cyane kugira ngo Imana ya Isiraheli
ibuka kuba mu mitima yawe wizera Imana niko Yesu yabwiye abigishwa bagiye kubasezerana muri ubutumwa bwiza bwa Yohana arababwira mugende mwizere Imana kandi naje munyizera mu rugo rwa data hari amazu menshi kandi yataza kuba hari babwira yarahaye ababwira imitima yabo bireke kugira ubwoba arababwira ngo mureke tutinye ngiye kwa Data bene data ari mureke ubwoba dufite Imana agiye kudutegurira icyicaro muri data icyubahiro atuvuge Yesu mureke dushire ubwoba maze yaje yose mu gitabo cy'ubu mureke dushire ubwoba Yesu yagiye kudutegurira icyicaro mureke dushire ubwoba kuko twegamiye mu bugome mureke dushire ubwoba kuko Imana ari urukundo rw'ubuzima bwacu Mana ibafashe Mana ibagirire neza Mana ibihishurire Imana zibihishurire turushaho kumenya urukundo rw'Imana turushaho kumenya Imana ikomeye izatuma ubwoba izatutambutsa ahakomeye izasohoza ibyo yavuganye natwe kuko niyo kwizera uriya mwanditsi w'Efeso avuga ko bari bafashe ubwoba yaravuze ngo sinzapfa nzarama sinzapfa nzarama kugira ngo ntegereze Yesu abahugisha Yesu abahugisha Yesu abagirire neza Yesu abagirire neza umuyobozi utambuka Yesu abagirire neza Yesu abagirire neza kandi abahugisha Yesu abagirire neza kandi abahugisha amahoro y'Imana agaza imitima yacu kwizera kw'Imana kubuzinzi menya ko Imana iri mu ruhande rwawe bizakumara ubwoba bizadutinyura Mana idufashe kandi Mana ituganze mu izina rya Yesu twongere dukomere Imana amashyi
Haleluya.